murakoze cyane kugira ngo none ahangaha tumaze gutegura n'ubuyobozi bwa Sunset natwe abantu tugomba gufatanya nabo kugira ngo nibuze turebe ko twakora umuryango ukomeye, umuryango ufite kwigisha, tukatuzigisha mu kinyabupfura dushaka kugira ngo duteze imbere u Rwanda. Nuvuga ngo rero mu nshingano zanjye muri Sunset uvuga ko ndi umwarimu wigisha théâtre nkuko twabiteganyije turashaka kugira ngo twigishe urubyiruko, tubateze imbere, tubigishe umuco, tubigishe ikinyabupfura mu mikino no mu bihangano dushobora kuba tuzi kandi byateye imbere mu Rwanda. Uzi ko ubundi ndi umusineaste, ndi umuntu ukora filme, ndi umuntu wandika, ndi umuntu unabikina, cyane cyane ko nshaka kugira ngo abana nabo bamenye kubikina bakurikije gahunda y'ubwenge bw'abakuru nkatwe. Aho twabihereye twabikine neza bishimisha abanyarwanda, bishimisha n'amahanga. Turashaka rero kugira ngo n'abana bacu bazakomerezeho mu gihe twebwe tuzaba tutagishoboye, tuzagifite imbaraga. Icyo gihe rero no kuvuga ko Sunset iri gutegura uburyo amashuri azatangira. Ababitangiye imbere rero nka Nigeria nangwa Cameroon nangwa muri Tanzania, murabona ko bo bari bafite iterambere, ariko natwe twarageraje gutangira mu mwaka w'2002 mu gihe umuyobozi wacu mukuru nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame avuga ati nimwihangira imirimo. Twarayihangiye koko kandi tuyigeraho nk'intego y'Abanyarwanda, nk'intego y'abana b'Abanyarwanda badatenguha kugira ngo bishyire hamwe bashobore kwigeza ahantu hakomeye, kwigeza ku bushobozi bwo gukora théâtre, bwo gukora filme no gushobora kuba yashimisha abantu bose. Kandi nkambashimiye mvuga nti tubahaye ikaze, muzatugane. Utangira ngo tuzababwira adresse zose aho tuzakorera, aho tuzahimbira mu mashuri, hanyuma dushoboye gukora iki, dushoboye gufatanya. Murakoze. Murane Imana Abanyarwanda aho muri miryango yanyu aho ngaho. Ndi Rumaga Junior, nkaba wanseka nabona kanije abo kaje Kibogora no munyerugamba no wanjuri no mabuye no butima no wakarashi na kabiri birindangwe no wantare no wamugara ka musindo wo mu nda y'ingoma. Ndi umwe mu bazaba bagize umuryango Kibo Kibera Inka Sunset Shine, nkazaba nigisha mu gice cyitwa Urugerero. Muze twiyigira Ikinyarwanda, muze twige gutarama, muze twige kwivuga, muze twige guca imigani, ingeri zose, haba abana, haba urubyiruko, haba bakuru. Turaganira kugeza igihe nawe niba ugiye mu bandi kubatera ikiringo. Murakoze cyane. Murakaza neza muri Sunset Shine. Sunset Shine urugaga rw'abartiste ndetse n'abanyabugeni, ndetse tukaba twigisha umuco gakondo. Muri ibyo ngibyo nge nitwa Zotrap, nkaba ndi umwartiste, nkaba nkora ibintu bijyanye n'ubugeni. Kubifuza ibindi bisobanuro ushobora kuba wadusanga ku mbuga nkoranyambaga dukoresha arizo Facebook ndetse na Instagram. Ushobora kuba wakandikamo Sunset Shine ukaba watubona n'ibikorwa byacu, ndetse kandi mu bugeni turakwigisha ku buryo bishobora kuba byavamo n'ibintu byagutunga wagira n'ahantu ukabikora. Muze dufatanye tubashe kuba twagera kure. Murakoze. Amazina yanjye ni Tuyisenge Fabrice, nkabandi umwe mu bakozi ba Sunset Shine. Sunset Shine rero tugiye kubazanira ishuri ryiza rifite amasomo menshi agiye atandukanye. Muri aya masomo rero nzaba nigisha computer rero turabasabye ko muzaza mukitabira muri benshi. Wowe ushaka kwiga ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga ndetse n'ubumenyi, banguka muri Sunset Shine tugufashe. Ni mu gihe gito cyane rero ukabasha kuba wakoresha mashini, wayicana, wakora ibintu byose bijyanye na mashini, dore ko iyi si turi kuganamo ni si iterambere, ndetse isi iri kugenda ijyana n'ibintu bigezweho. Niba ushaka rero kumenya mashini mu gihe gito cyane, ngo no muri Sunset Shine tugufashe maze ugende ubinyoza nawe witeze imbere mu ikoranabuhanga. Murakoze cyane. Nkaba nitwa Kanyana Kabale Bernard. Umusanzu wanjye muri Sunset Shine Kibera Inka, nkaba nemeye kuzaba umujyanama mu by'amategeko, umujyanama mu by'imibereho, umujyanama mu by'imikorere, umujyanama mu by'ubusizi, cyane cyane ko ndi umwanditsi.